Man, uyu mwaka wa 2017 wambere mwaka w'ibigeragezo byinshi. Ibyo nifuzaga byose nta na kimwe nagezeho. Uyu mwaka urarangira ndihe Mana. Nkeneye ahantu naba ku buryo umutima wanjye wabasha gutuza. Ese Mana nicyo unyifuzaho? Muri uyu mwaka mushya tugiye gutangira 2018. Nihe wifuza ko nagera? Mana umutima wanjye urakunyotewe. Waruzi ko uyu mwaka ushobora kurangiza uri mu mahoro unezerewe uramya Imana uyihimbaza ndetse ari nako umenya icyo Imana ikwifuzaho. Cya giterane ngaruka mwaka cyongeye cyagarutse. Prophète Claude nyuma yo gukoreshwa n'Imana imirimo n'ibitangaza mu mwaka wa 2017 benshi bakabona ubuhanuzi busoza ku buzima bwabo, abandi bakakira gukira indwara, kubohoka. Ntuzacikwe n'igitaramo cyo kuramya no guhimbaza cyategwa na Soul Healing Revival Church iyoborwa na Prophète Claude, kizatangira ku itariki 28, 29, 30 akaba amakesha adasanzwe azatwinjiza mu mwaka wa 2018. Muzamuri kumwe na Prophète Ruzindana ndetse na Apotre Mupenzi uzabututse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutibagiwe n'abaririmbyi batandukanye Power of the Close Choir, Heman International, Kingdom of God Ministries. hazabarimo kandi Healers Worship Team, tutibagiwe Wisdom Worship Team. Iki giterane kizajya kibera aho itorero Soul Healing Revival Church ribarizwa mu Gakinjiro ka Gisozi ku Mukindo Center muri etage ya 4. Kizajya gitangira ku isaha y'isa 9 z'umugoroba kugera isa 1:30. By'umwihariko ku itariki ya 31 hazaba amakesha azatangira ku isaha y'isa 2 z'umugoroba kugeza mu gitondo twinjira mu mwaka wa 2018. Ukeneye guhabwa umugisha hamwe natwe, duhamagare kuri 0788 31 52 11 cyangwa se 0788 35 24 16. Rimwe nimuza tubane maze twinjiye mu mwaka mushya turamye tunahimbaza Imana, ari nako tumenya icyo Imana itwifuzaho.